Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana nanone, Honorine maje kumumenyera kuri iyi cano cyane, ariko niwe mushyitsi urebye Imana yaturarikiye muri iyi minsi. Rero umukozi w'Imana aracyari kumwe natwe kugeza igihe ashakiye, cyangwa kugeza igihe Imana ibishakiye, ko ntabwo tuvuga ngo tumufite igihe iki n'iki. Aracyari kumwe natwe rero. Tujya kumva mu gice cy'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ubundi Imana tuzi neza ko ivugira mu bice mu buhanuzi cyane cyane ni ibice bigize itorero, kuko Bibiliya iravuga ngo itorero ridafite abahanuzi riba ripfuye. Rero niyo mpamvu n'itorero rigomba kugira abahanuzi. Rero tugiye kujya mu gice cy'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'itorero muri rusange. Muntu udukurikiye, waba ukora mu idini cyangwa se mu rusengero runaka, ubuhanuzi burakureba. Ntabwo bureba njyewe, ntabwo bureba wowe wenyine, ahubwo twese nk'itorero muri rusange buratureba. Rero nk'uko iyi cano yacu yitwa Umunaziri 2020, wowe udukurikiye aho uri hose tuguhaye ikaze. Abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abari muri Congo, abari muri Tanzania, abari ku mpera z'isi yose badukurikiye, abari muri Amerika, tubahaye ikaze. Rero amazina njyewe nitwa Nsengumuremyi Siridiyo, niwe mubana kuri iyi cano y'ivugabutumwa yitwa Umunaziri 2020. Reba ko wakoze subscribe kuri ako kantu kameze nk'inzogera cyangwa sabone, kugira ngo uzajye ukurikira ibyo dukora byose uko bisohotse. Rero reka duhe ikaze umushyitsi wacu. Tuguhaye ikaze Honore, tuguhaye ikaze cyane kuri uyu murongo. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Mazina nitwa Nawiha Honorine, nkaba ngarutse kuri iyi cano. Tukaba tuje mu ivugabutumwa ry'ubuhanuzi bw'uburyo Imana iri kuturarikira kugira ngo dukizwe. Yego. Tuve mu mirimo ya kamere. Yego Honorine. Tutarayitangira reka tubanje dusenge. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana ushoboye byose, turi imbere amaso yawe. Tugushima ineza yawe, tugushimira urukundo rwawe. Mana uratubwira ngo umuntu uvuye muri kamere aba aretse ibintu byose. Turakwinjiza kugira ngo iri jambo ribe iryawe Nyiringabo, riherekeje umwuka wawe, kuko wariduhaye, hari impamvu riduhaye, hari impamvu iri joro warimpaye, byari kugira ngo buri muntu wese ajye ibyo kurya byiwe, ariko yabanje kuva mu mirimo ya kamere. Ndakwinjiza kugira ngo ubane natwe, tugire neza kuri Uwiteka, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Reka noneho twifashishe icyanditswe. Ni ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, turahanurira mu ijambo umukozi w'Imana yaduhaye. Aranaritubwiraho muri make, ndetse aranakomeza no ku buhanuzi busanzwe bw'itorero ririho ubu. Itorero ryarasenyutse uko tubibona, nubwo tubirebesha amaso tukabona rirubatse, abantu bambaye neza, ariko rwose mwuka byaramwe, mujye mutwihanganira tubivuge. Twebwe ntabwo tuzababwira ibintu byiza gusa, kuko n'Imana iracyaha. Rero Imana ikundira mu cyaha itorero dufite muri iyi minsi. Nudahaguruka cyangwa umpaguruke turifashe, dusenge twese twinginga Imana, iri torero ugasanga ryaravangiwe. Reka dusome mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 haranditse ngo uzajya uvuga tujyana. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugonwa, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. Yego. Haleluya. Haleluya. Amen. Imirimo ya kamere ni iyi: gusambana, yego, kwiba. Gusambana si ikintu cyiza. Yego. Hari ugusambana mu bugingo, yego, hari usambanira mu rusengero, yego, hari usambanira ahantu hagiye hatandukanye, hari usambanira mu nzira. Kuko icyo kintu ari cyiza, ni mu mirimo ya kamere. Kandi ufite iyo mirimo ya kamere ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Yego. Iyo mirimo ya kamere agomba kuyiyambura. Ugomba kwiyambura imirimo ya kamere, kamenya ngo niba nshaka kwiyambura kamere, ngomba kubanza nkiyeza. Yego. Kandi kugira ngo wiyeze urabanza ureke ubusambanyi.
ureke ubujura, ureke buri kintu. Niba uri umukobwa biragusaba kugira ngo witandukanye. Nutitandukanya ukagendera mu mirimo ya kamere, ukagendera mu bugome, mu buryarya, mu biteye isoni n'iby'isoni nke, no kubeshya ukabikora, ibyo byose ni mu mirimo ya kamere. Gusenga ibishushanyo, iyo ni imirimo ya kamere. Biragusaba kugira ngo wirinde imirimo ya kamere. Kurikira Uwiteka. Niba umukurikiye, reka kugenda mu kigare cy'abagendera mu nzira ya kamere. N'urugero, uri umukobwa cyangwa uri umupapa. Niba uri umupapa uri kugendana n'umunyatabi n'umunywanzoga, iyo ni imirimo ya kamere. Ntugasinde, ntugasambane, ntukice, ntukaroge. Iyo ni imirimo ya kamere, kandi ikipe uri gushaka kugendana nayo ni abagenda muri kamere. Umuntu utagendera muri kamere, Imana iramwumva. Va mu mirimo ya kamere ujya mu mirimo y'Uwiteka. Imirimo y'Uwiteka iragoranye, nubwo igoranye ariko niyo myiza. Imirimo ya kamere, kwiba, gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, kwirema ibice, ibyo byose ni amagambo twebwe ubwacu twakayumvishije tukayashyira mu matwi yacu, tukumva tugomba kuyigeza ku ruhande, tukitandukanya nabyo. Kwirema ibice, ukifata ukavuga ngo ese njyewe ndi umuntu uriho, ntabwo uyu muntu twagendana. Kwishyira hejuru, wishyize hejuru Imana izamucisha bugufi, kuko iyo wishyize hejuru akenshi, ese Imana izagushyira hejuru gute kandi waramaze kwishyira hejuru? Ca bugufi, usaba Imana imbabazi aho wagiye wowe ubwawe wirema ibice, wasambanye, wakoze ibiteye isoni, waroze, waroge. Kuroga ntabwo ari ukurogesha uburozi gusa, n'amagambo araroga. None se ni urugero, niba nje nkaza nkabwira mwene da, urabizi uriya muntu musanze aha n'aha, urabizi ukuntu ameze, genda nawe wirebere. Aho ndamuroze mu bwonko. Niba afite inzira zigana i Siyoni, ntabwo ari buyikomeze kuyitumbira, nawe arahita ko atajya kureba bya bindi bya wa muntu amubwiye, umaze kumuroga. Kuroga ntabwo ari ukurogesha uburozi ngo ndaroze, n'amagambo yonyine araroga. N'umugabo wamuroga ukamurokesha ikindi, ngo uriya mugabo mugenzi wawe yakuvuze atakuvuze, wamaze kumuroga. Nazajya amureba, azajya amurebera muri rya jambo wamubwiye ngo runaka yaramvuze. Va mu mirimo ya kamere, uve mu gusinda. Gusinda si ugusinda inzoga, si ugusinda itabi. Gusinda hasindwa n'amagambo. Iyo uvuze amagambo menshi wabaye umusinzi. Navuze ibi, navuze ibi, navuze ibi, mvuye aha mvuze ibi, mvuye aha mvuze ibi. Wamaze gusinda. Ahubwo va muri iryo sindwa, upfukamira Uwiteka. Amagambo akakubana menshi, navuze ayaha, navuze ayaha ngaha, ugasanga amagambo akubanye menshi. Kumvira Uwiteka birakunaniye, kandi utumvira Uwiteka ntabwo azajya ku giti cy'ubugingo. Uri mu mirimo ya kamere, igiti cy'ubugingo ntabwo azakijya. Reka reka, uzakijya utari mu mirimo ya kamere. Uraba wasambanye ujya mu giti, ujya igiti cy'ubugingo gute? Umuntu wasambanye, ubundi nzi yuko iyo wasambanye utinya ahera h'Imana. None ubu ngubu twebwe twahabonye nk'imikino, ahera h'Imana hasigaye nta n'icyo havuze, nta n'icyo hatwaye. Ndateranya n'umuntu nze nsenge, muce imbere ngo ngiye gutanga icya cumi n'amaturo. Icya cumi n'amaturo gikuru, ubanza usanga umuntu mwavuganye nabi, ubanze wature ubone kujyana icya cumi n'amaturo. Nukijyana icyo gihe Imana izacyemera. Ariko kuvuga ngo uyu muntu namuvuze nabi, ndamuharabika mugira uko nguko, ufashe icya cumi n'amaturo umuciye imbere, mugiye kugitanga, ntabwo Imana izakwemera. Aho wishyize hejuru, wigira umuntu utari we. Banza wisuzume mu mutima, urebe niba ufite inzira zigana i Siyoni. Ese inzira zawe ziri kugana i Siyoni cyangwa ntabwo ariyo ziri kugana? Ziri mu mirimo ya kamere, ziri mu kwiba, ziri mu kwica. Kwica ntabwo wicisha icyuma, ntabwo wicisha buri kintu. Amagambo y'ubwayo arica. Kuko icya mbere, niba nari mfite umutima namaze kwiyeza njyewe ubwanjye, ukaza ukanyicara impande, ugatangira ngo urabizi se, njye mba ndeba, iyo ndebye uyu muntu mba numva ntanamwica. Ishyari mu kintu kiba kibi cya mbere, buriya kwica nubwo biba bibi, ariko umuntu ugira ishyari niwo murozi wa mbere. Kuko umuntu ugira ishyari yanakwica. Icya mbere, ijisho ry'iwe ririmo ishyari, nta n'ikintu aba areba akumva nta kintu
cyaguteza imbere na kimwe, kuko bavuga ngo iki kintu nugikora nanjye ndagikora kandi ninakibona aho kugira ngo nyibure ahubwo wowe nakubura kugira ngo udakomeza kukinywa. Ishyari, tureke ishyari, tureke umujinya, tureke kugomanwa, ibyo byose ni ibyaha Imana yanga urunuka. Imana kugira ngo ijambo irime niko ireba ikabona hari imitima iri gushaka ikayibura, ikaba iri kudushaka. Mukobwa, mupapa, mumama, musore, uri mu kabyiniro kubyina ariko Imana ikugushaka ngo uve muri ibyo urimo, va mu busambanyi urimo, va mu buhehesi urimo, va mu magambo ateye isoni, uze ukurikira Uwiteka, uyisabe imbabazi, vuga ngo Uwiteka we narakugomeye, ndashaka kugira ngo unabare. Uwiteka we nagize ishyari, mbabarira. Uwiteka we nagize amagambo menshi, mbabarira. Usabe imbabazi. Mubyeyi aho uri mu isoko uri gukora, uvuge ngo nubwo ndi muri aka kazi ndabizi nagukoreye ibintu bitari byiza, nambuye ubwoko bwawe, nakase umunzani ndawukata, gukata umunzani ni ubujura, data mbabarira, nongere nsike ku musaraba, uraramira umusaraba uvuge ngo musaraba w'Uwiteka nje kugira ngo mbabarire. Nicyo cya mbere Imana idushakamo. Mu kazi ukora, waba uri umwajenti, waba uri iki, waba uri umukozi wa leta, mu kazi kawe ukora kose urebe niba wera imbuto. Ese umuntu yaje umwakira nk'uko ari, cyangwa uravuga ngo uyu nguyu niwe ndibwakire, uyu si ndimwakire? Kurobanura ku butoni Imana ibikubabarire. Imana yigenzure wowe mu kazi kariko kose urimo, uri mu modoka uri gutwara wigenzure. Ese wiba abakiriya cyangwa ntabwo wiba abakiriya, hose wigenzure, ugenzure mu buzima bwawe. Ese nera imbuto? Ese umuntu waza yansoromamo imbuto? Ese kuko mvuga ngo ndasenga umuntu aje akanzaho yansoromamo imbuto akakurikira inzira yanjye, cyangwa yavanga uyu muntu yarayobye nanjye ntabwo ngomba kubizamo? Bamaso ureke kurangara, kurikira Uwiteka tugeze mu minsi ya nyuma. Iminsi turimo ntabwo ari iminsi yo kuvuga ngo nzaba nkizwa, kuko ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo ukijijwe, riratubwira ngo gukizwa umeze nk'aho uri kwikura mu byaha kandi ukaba uri kwihesha ubuzima bwo kurama, ariko nudakizwa ngo ureke imirimo ya kamere ntabwo uzaba uri kurama, ahubwo uzaba uri kwinjira mu irimbukiro. Kizwa uve mu irimbukiro ugera aho ushyika. Itorero ry'Imana ntabwo ari itorero ryo kuvuga ngo ngiye mu itorero ngiye muri ibi, hoya. Itorero ry'Imana rya kera twari tuzi yuko umuntu agera ahera iyo yanduye abanza akiyenza. Bamaso rero ureke kurya iby'Imana, ureke kuvogera iby'Imana nk'aho ari ibyawe. Ntabwo iby'Imana ari ibya data na mama, ntabwo iby'Imana ari iby'umuryango, iby'Imana ni ibyayo mu butatu bwayo bwera. Iyo uyihamagaye ukihana ukavuga ngo Uwiteka mbabarira, ciye bugufi mu mutima wanyu mbabarire, irakumva. Ndabyibuka nigeze kubona ndi gutekereza kugira ngo nzane iki kibwiriza cyo mu mirimo ya kamere, Imana irambwira ngo nzabaze ubwoko bwayo ngo mu nzira tugaragaza tuvuye mu materaniro tukiri mu rusengero twitwa yuko turi abakirisitu dufite inzira zigiye i Siyoni. Ntabwo ndi kureba ngo ndarebera idini, buri dini ryose ntabwo ariryo dusenga. Ubu ngubu Imana iri kureba umutima w'umuntu. N'uri muri kabari yakihana izi saha akayita afa, Imana ikamutwara, ntabwo iri kureba idini. Irambwira ngo turi mu rusengero twambaye imyenda, turi abaririmbyi, turi abacuranzi, turi ababwirizabutumwa, turi abanyamasengesho, turi iki, turi abakirisitu, tukagaragaza mu rusengero ko turi abakirisitu b'imbere, ikintu cyose twagikora. Ariko twagera hanze umuntu yakubaza ngo ese uvuye gusenga? Ngo njyewe Imana asenga, njye navuye gusenga ryari wowe urabona nasenze? Tukihagahaga n'Uwiteka tukamwihakana burundu. Ese dukwiriye kumwihakana? Ntabwo dukwiriye kwihakana Uwiteka, dukwiriye kugira ngo Uwiteka tumugumeho. Iyo Uwiteka umugumyeho nawe akugumaho, kuko impamvu akugumaho, iyo ugeze mu ntambara n'amakuba uramutabaza akagutabara. Ariko se waba waragiye mu mirimo ya kamere ukamutabaza ute? Gutabaza Uwiteka ari uko wihanye ukava mu byaha
kuva mu byaha niko kujijuka. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ntukicarane n'abakobanyi, ngo uticarana n'abakobanyi wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, amababi yacyo ntabwo ajya yuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uwo muntu azaba yavuye mu mirimo ya kamere. Iyo wavuye mu mirimo ya kamere ikintu cyose ukoze ubona ari cyiza. Umugabo aranagutuka ukabona nta n'icyo bivuze, uburakari bwawe wiruka abwira Uwiteka ati Uwite ibuka yuko navuye muri ya mirimo ya kamere, ngwino unabare. Yo ubwayo ikururuka ikareba hahandi uko muri mu rugo, ikongera ikazana amahoro n'umutekano. Ariko iyo ukiri mu mirimo ya kamere ibihanda birakuba. Ndakwingingira musore, mukobwa, mubyeyi, mukecuru, umusaza, va mu mirimo ya kamere. Turisigaye twambara ibintu biteye isoni n'iby'isoni nke, ngubwo ngo ni ukugira ngo buri wese buri runaka ndebe. Ese nakureba Imana itakubonye bimaze iki? Ngo ndi guhiganwa ngo ngure iki ngo na runaka yakiguze. Ikintu bigusaba va mu mirimo ya kamere, uve mu kubeshya, uve mu kubeshyerana, uve mu biteye isoni n'iby'isoni nke, uve mu mirimo ya kamere iyo ari yo yose, uve mu kuvuga nabi, uve mu kwera imbuto mbi, wera imbuto nziza. Aho ngaho imirimo ya kamere uzaba wayitsinze. Ikintu cyose uzasaba Imana izakiguha. Turi kwihakana Uwiteka mu muhanda, tukamwihakanira muri gare. Umuntu yakubaza ngo ariko uriya muntu uri kubwiriza, wasanga umuntu uri kubwiriza mu muhanda ngo uriya muntu uri kubwiriza si uwanyu, ngo reka reka uriya ntabwo umuzi, ntawe umuzi kandi ikintu ari gukora nawe mu kanya n'icyo wari urimo. Biradusaba kugira ngo nitweke kwihakana Uwiteka. Ntabwo iki ari cyo gihe cyo kwihakana Uwiteka, ahubwo ni igihe cyo gusenga kugira ngo Imana idukomeze. Kandi ukomereye mu Uwiteka, Imana izamuha ubutwari n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Nizo mbaraga Imana yaduhaye. Ese Imana iguhaye gukandagira inzoka, inzoka ni umuriganya. Imana iguhaye kwirukana umuriganya ku buzima bwawe, wayinganya iki? Umuriganya iyo umuntu aje kukuriganya aba areba umugisha wawe ugiye kukugeraho, abavuga ngo ntabwo azawugeraho, ngomba kuba umuriganya. None Imana iguhaye kugira ngo ukandagire wa muriganya, umukandagire. Tube maso babyeyi, tube maso, tuve mu mirimo ya kamere. Ese waba hari aho waguye mu mirimo ya kamere? Waba hari aho waguye mu cyaha cy'ubusambanyi ngo ukihane? Waba hari aho waguye mu kubeshya no kubeshyerana, mu ishyari, mu kugomanwa, mu kwicana? Kwicana kubwiye ngo ntabwo ari ukwicisha inkota no kwicisha iki n'amagambo arica. Ndakwinginze mukozi w'Imana, muntu unyumva, mugabo, mupapa, mukobwa, mwana mutoya, muntu wese, ndakwinginze kugira ngo wegere Uwiteka, usaba Imana imbabazi, uve mu mirimo ya kamere. Tuve mu mirimo ya kamere, twakire Uwiteka. Tumenye ngo niwe Uwiteka, niwe ushoboye byose. Tumenye ngo Uwiteka niwe uhindura ibyanze guhinduka. Iyo wavuye mu mirimo ya kamere, umwambaro utageraga irawuguha. Ikintu cyose uyisabye irakiguha. Iyo uvuye mu mirimo ya kamere, ubwo bukwe namye mbabwira, nabwiye ngo yarabunkoreye nuko nari navuye mu mirimo ya kamere. Iyo wavuye mu mirimo ya kamere nta kintu itaguha. Uri umukobwa wambaye ubusa irakwambika, uri umukobwa yaragusezeranyije ubukwe irabuguha, iyo uri umusore yaragusezeranyije ngo nzaguha. Gushaka umukobwa uyu n'uyu kandi ninjye uzahaba, irahaba kuko wavuye mu mirimo ya kamere. Tuve mu mirimo ya kamere, dukurikira Uwiteka. Yego umukozi w'Imana, mesaje isa nkaho ikakaye ariko ni ngombwa, bagomba kuyumva. Ikindi ngira ngo wenda ku buhanuzi bw'itorero cyane cyane muri iyi minsi buriho, nanjye hari ikintu nabonye nkibona mwiyerekwa ukuntu kwa kundi abarokore turaziranye, mbibona mu nzozi, ariko mbona itorero, mbona umuntu yinjiye ahantu mu rusengero, ahantu hari abantu benshi cyane, ariko mbona ku gicaniro hejuru hari abita kuri aritari. Mbona umugabo yinjiye mu rusengero, ariko mu kwinjira mu rusengero ahita yinjira ku gice cyo muri korari. Ubona korari uburyo iba imeze, korari uburyo iririmba niyo imanura ubwiza bw'Imana. Ziriya ndirimbo ni ubuhanuzi. Uyu uririmbye indirimbo nkumva inkoze ku mutima, umwuka yaramanuka akankoraho nkabyumva. Mbona umuntu yinjiye mu rusengero, urwo rusengero runini cyane, sinamenye ngo ni urwa runaka, ariko ndabwirwa ngo ni itorero. Mbona umuntu araje
yinjiye muri korari akazavuga ati wowe nubwo uririmba usambana, urumva uwo abwiye nkajya kubona nkabona yahise yikubise hasi arahwereye, urumva ajya kubona nkabona aravuga ati wowe nubwo uririmba hano ariko wowe uri umusinzi n'ubundi unywa inzoga wirirwa mu tubari, uwo abwiye wese nkabona burundu yikubise hasi. Birangira mbona yinjiye mu gice cy'abakristo, yaravuye muri korari ajya kurondora mu bakristo ati wowe wicaye hano nawe usambana. Ibyaha byari bibiri, bwari ubusambanyi n'ubusinzi, ibyo byitagaho cyane, ubusambanyi ubusinzi. Ibyo byose uwo abwiye wese nkabona ukabona umuntu mu rusengero ameze nk'umuntu wizerwa n'abantu b'imbere bakomeye, bamurebesha amaso y'umubiri, ariko umuntu agenda agarondora umuntu yikubita hasi nkabona arahweye yarapfuye. Uretse kuvuga ngo dusengana n'abantu b'abapfu umuntu uza mu madini yacu tutazi ko ari abapfu ariko umwuka wera babareba. Nyine dufite abapfu mu matorero yose uko tuyareba, harimo abapfu. Ntabwo iyi mesaje imanukiye ubusa. Iyi mesaje ikintu imanukiye irashaka kugira ngo abari baranamutse baravuye mu byayo bongere bayisabe imbabazi bayigarukeho, ariko nibatayisaba imbabazi n'ibibi biri inyuma. Nagiye kubona mbona muri izo nzozi mbaza umuntu twari twegeranye w'umukristo, we ntiyari abirimo, nabonye niyo twari tuziranye muri iryo torero wenyine. Ndabaza nese birashoboka ko umuntu yaba umukristo uririmba no muri korari akaba anasambana? Ahita ambwira niba wabibonye se birahari. None birangira iryo torero ribaye iki? Akavuyo kenshi cyane, abantu basohoka bavuza induru. None mbitavuga ni njye rero nuko ntari uriya muntu, ntagiye kuza mfata igiti nkaza nkubita, ariko simenye ko umwuka wera yinginga kugira ngo abwire abo bantu bave mu mirimo ya kamere no mu byaha nk'ibyo by'ubusambanyi. Iyi ni mesaje sinzi niba bapfa kuyitangira mu itorero cyangwa mu idini aho usengera ngo baguhe umwanya, kuko umwuka wera ameze nk'aho yagize ate yatwikiriwe. Ntabwo abahanuzi bagihanura ngo bahanure itorero barihanure nabi umushumba ahari. Niba bishaka ariko uko byagenda kose, ntabwo ndi mu itorero ryanjye mu idini ryanjye, nawe ntabwo uri mu ryawe. Iyi mesaje iratambuka. Imana yatanze iyi mesaje iratambuka igere kuri bene yo. Ashobora kubona kuri YouTube wabivuze akavuga ati ko wa muntu burya yambonye cyangwa se yeretswe ibi n'ibi. Umushumba nawe unavuga ati okay, mfite umuntu wanjye w'umuhanuzi ariko yahanuriye aha n'aha. Mbone rero no kubwira wenda abashumba, sinzi niba ari umwuka w'Imana, niba ari urwego Imana yabashyizeho, kubera iki impano nk'izi n'uburyo baravuga ngo nta muntu ngo umuntu agomba guhanurira mu rusengero. Uhanure ryari? Ubibwire nde? Impamvu basigaye banga yuko duhanura mu rusengero, n'urugero muri korari harimo abasambanyi, kandi mu bicaye imbere harimo umuntu ushaka kujya muri ya korari. Nihahaguruka ubuhanuzi akavuga ngo muri korari harimo abasambanyi, muri wa bakristo ninde uzajya muri ya korari? Azahita avuga ngo n'ubundi naho mvuye naho ngiye, navuye hanze ndi guhunga icyaha cy'ubusambanyi, none no muri korari harimo icyaha cy'ubusambanyi, ndajya gukora iki? Uvuze akantu keza. Niyo mpamvu mu itorero basigaye banga yuko hari ubuhanuzi buba. None se ahubwo ikintu nsigaye nibaza ngo ni uko ikibanga yuko bikorwa, ubundi n'amahugurwa y'abaririmbyi aracyabaho, ya masengesho bahaniramo aracyabaho. Hari ikintu nibaza, sinzi niba ari imbaraga nke z'abashumba mu itorero, niba ari itegeko babahaye, ese niba njyewe nabonye ikintu wabivuga bakanga cyangwa umwanya bakawukwima, ko bawukwima bakavuga ati wowe ntabwo uri bukore ibi n'ibi. Kubera iki? Umwanya wawe ntuhari, uracecetse. Deja uko ucecetse niko itorero ririmo riragenda ribora. Uretse kuvuga ngo umwuka w'Imana wawuzimije, kandi deja wamanutse urimo uravugana nawe ariko ntibashaka kuvuga. Ngo niba bakwigisha uburyo uhanura simbizi, nzi ko nta mana yigishwa kuvuga, ntibaho. None se niba bavuga ngo butavuga kugira ngo n'uwarushyizwemo imbaraga atajyayo, ese ndibaza bizabaho imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ihamagare buri muntu wese bo abashumba bahari? Ko nzi neza ko mu kintu dusigaye tureba, ikintu usigaye mbona gukizwa ni wowe uruhare rwawe. Nicyo nagiye kukubwira. Abashumba mu mirimo bafite umurimo wo kuzana intama ku Mana. Intama zazimiye bazitarure. Ariko n'iyo urebye
nibo bari kuzitera kuzimira. ugera mu idini wakwicara mukiruka neza neza ukavuga ati se ninde ushobora kunzana imbere y'Imana uriya yazanye na runaka, uretse ko bakuzimya umuhamagaro cyangwa kuzimya impano y'Imana ni ukuguriza abapfu mu itorero. Nibyo byiza rero rwose ni nayo mpamvu Imana yazanye iri jambo ry'imirimo ya kamere. yego Imirimo ya kamere ntabwo iri mu bakristo bo hasi, iyi mirimo ya kamere iri no mu kiyobozi, yego kuko impamvu harimo imirimo ya kamere harimo gucecekeshwa iby'Uwiteka yego kugira ngo ntibikore. None se nubicecekesha za nama zazimeza. ni ikibazo gikomeye cyane ngewe nibaza, ariko nta kibazo ko twabonye icano y'umuyoboro wacu uzadufasha kugeza kure ubu butumwa. Njyewe umuntu wese wumvisha ubu butumwa ahari yisuzumye mu mutima apfukamira Uwiteka, tuzamure isengesho ryo gusaba imbabazi. Oya niko bimeze, sinzi rwose, ariko uko byagenda kose Imana ntabwo izaba irahinyura. Hari n'indirimbo ivuga ngo bakundwa turabana b'Imana ngari kuko tuzasa ni kurerekanwa bene data, icyakora turi hafi twibuka ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho, ni ukuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. ngaho hera nifuza kuzagerayo naririmbana n'abera indirimbo zo kunesha, bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane ng'umukiza bari hafi. ngaho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha, bakurwa turabana b'Imana ngari kuko tuzasa ni kurerekanwa bene data, icyakora turi hafi twibuka ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho, ni ukuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. ngaho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. ntabwo uzaririmba indirimbo zo kunesha uri mu mirimo ya kamere rwose birumvikana. bari abanyamahirwe baciye ibihanga bari kureba irembo riri hafi, bo bari banaribonye, none we nturanaribona uracyari mu mirimo ya kamere. uzaribona ute ukiri mu mirimo ya kamere? ni ikibazo. banza uve mu mirimo ya kamere ubone kureba ririya rembo. yego aho hera urifuza kugerayo mwifuza kugerayo, uzagerayo ute n'ibyaha? yego birumvikana umukozi w'Imana. iyi mesaje nanjye ndayifite mfite n'ibyanditswe nahawe binakomeye cyane ariko ndifuza kuzayitanga nanjye nitonze, kuko nkimara kubona izo nzozi hari ijambo nahawe, izo nzozi nakubwiye nyine nyereka itorero uko rimeze. hari ijambo nahawe ariko mpabwa n'irindi ryo muri Zaburi rivuga ngo Uwiteka azi abayo arabazi. rero yaze kuvuga ngo ushobora kuba wicaranye n'abantu mu rusengero ariko ubona umubiri muzima agenda nta kibazo yarisize, ariko hari umupfu wigendera. rero Imana itwambika imbaraga, kandi Imana icyo nagira inama abashumba batuyoboye, mugerageze mwake imbaraga Imana, musubire ku isoko, kuko ikigaragara umuntu w'Imana ihagurukije afite amavuta agera mu itorero nta gaciro ahabwa, ntabwo twatinya kubivuga rwose. sinzi niba izi mpano turi gukoresha hano uramutse uyikoresheje ku rusengero rwawe nanjye nkakoresha iwanjye byaba byiza kubera ko hari umuhamagaro, ariko hari imihamagaro
itagikoreshwa ahubwo igenewe kubwira abandi bo hanze. Nageze kubwira abantu ndababwira nti mu rusengero mu idini ntabwo ariho Imana, ntabwo haba imirimo y'Imana gusa, imirimo y'Imana naho iri hanze, kuko umutima urambwira ati na Satani ikintu yakoze ikintu kimeze nk'itsinda hanze, afite ibitero yateye hanze, abantu bo hanze abababaye bose yabateyemo ibitero. Rero iyo nje mu rusengero njyewe nkijijwe, ntabwo nje mu rusengero kongera gukizwa, ahubwo njyewe ngomba kujya hanze nkakiza ba bandi bafashwe. Rero reka tunabishimire kuba tudufite n'uyu murongo, kuko Imana izakomeza ibane natwe uko zirimo asengera aba bantu. Umuntu wese uri kunyumva wakiriye umwami akumva ubwo arigaye mu mutima, apfukama ahantu ari, dusenga iri sengesho ryo gusaba Imana imbabazi. Turarisoza dusengera abarwayi. Niturisoza iyo gusengera abarwayi turasenga iryo gusoza, ariko ahantu uripfukama tubanze dusabe Uwiteka imbabazi. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana ushoboye byose, tugushima ineza yawe yuko tugejejeho iri jambo ryo kwihanisha muri iyi mirimo ya kamere. Mana nkweretse abari imbere yawe muri Afurika, abari i Burayi, abari muri Amerika, bari impande zitandukanye, abari mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, turakwinginze kugira ngo aho bapfukamye bababarire ibyaha n'ibisa nabyo, bababarire imirimo ya kamere, imirimo y'uburayi, y'ubusambanyi, buri mirimo yose ya kamere yose bababarire, aho bapfukamye hose bababarire. Bararamye bareba ku musaraba kugira ngo ubeze ubatunganye, bakure muri iyo mirimo ya kamere, bagirire neza, mbabazi zabone urukundo rwawe byurukire kuganza, ndamagana amadayimoni bose bakwinangira mu izina rya Yesu Kristo, bahe gukomerera mu kwizera, Mana bakure mu Mana nyiringabo, Imana ndakwinginze kugira ngo bahe gukomera, Uwiteka bakuremo ibyaha n'ibisa nabyo, bakure mu mirimo ya kamere bose. Turaririmbye n'imivugo ngaho hera twifuza kuzagerayo, nawagerayo afite ibyaha, nawagerayo afite umwandu, ndakwinginze kugira ngo dukureho umwandu w'ibyaha, dukureho umwanda w'ibyaha wose, utwambike ikamba ry'ubugingo. Turakwinginze nyiringabo, Imana, hari abakumvira ijambo bagataha, hari abakumvira ijambo bakaguma mu byawe, ariko ndakwinginze kugira ngo udukomereshe kwizera, bwiza bwawe bwurukire kuganza, bweza imitima y'abari bakuri imbere. Ndakwinginze kugira ngo tubabarire, utweze udutunganye, duhindure ibyaremwe bishya. Babyeyi bari imbere yawe bapfukamye, bapapa bari imbere yawe bapfukamye, bakobwa n'abasore, urubyiruko rwose, bababarire ibyaha n'ibisa nabyo, bakure mu mirimo ya kamere, bashyire mu mirimo y'ubugingo. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Mana nziza, Mana ikiranuka, zamuye abarwayi aho bagiye bari, kora ku mitwe yabo bakize, kora mu kiziba cy'inda bafite ubakize. Ndakubitira kuri myuka mibi igenda mu mugongo, turayirukanira kure mu izina rya Yesu Kristo. Bwiza bwawe butatu bwawe bwera bukanda kandi imibiri yabo, bamarayika bawe burukire kuganza, ciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, zamuye ababyeyi bari mu bitaro, ndakwinginze kugira ngo ubakize, barwayi bari mu bitaro, abari mu nzu z'imbohe, abari mu bitaro ibyo ari byo byose, ubakize, ubakirize kwiyubahisha. Abagore bagiye kubyara ubaha abana bazima, barinde gutwara imirambo mu izina rya Yesu. Ndakwinginze kugira ngo ubarwanirire, bakeneye imbyaro zibahe. Mana turi imbere yawe, tuzamuye ibyifuzo by'abantu, Mana ubibagirire neza, bafite ingendo, bafite kwiga bagasoza, ubagirire neza, Mana ubahe ubwenge n'ubumenyi n'ubushishozi. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, mbaye imbere yawe, ndakwinginze kugira ngo ubanange mu izina rya Yesu, amen. Imana ikomeze guha umugisha imbaraga n'amavuta, Imana iguha umugisha ku bwitange bwawe ndetse nayo ukoresheje uyu murimo, kandi imirimo dukora tuzayihemberwa. Burya hari umuntu ukurebera mu biro akavuga ati uyu muntu yagiye kuko ivugabutumwa hano kuri uyu muyoboro, agaseka, ariko ntabwo aba azi ibyo wavuganye n'Imana. Buriya ni umuriro uba ukwakamo, ni bya bintu byakubayemo igihe kinini ukabura ukuntu bisohora. Ni nk'ibyo mfite,
nk'ibyo mfite tuzabisora twitonze. Imana iri guha umugisha Honori, karame Imana iguha umugisha cyane namwe Imana ibaha kandi umugisha si ubwa mbere si n'ubwa nyuma tubanye, wowe tuzabana hano, icyo uzabona kitagenda Imana yakubwiye ngo kibwira abantu bihane kibe cyiza, Imana ikireba neza sawa, ntuzatinye guhanura ibyo Imana yakweretse kandi Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta, amen. namwe Imana ibaha umugisha.